Kuri uyu munsi mu cyaro niho hantu honyine uzasanga hari amahirwe ari hejuru ya 80% yuko wahakorera ubworozi ukagira inyungu ugasumbya wa muntu wororera mu mujyi. Wakibaza ese ibyo bishoboka gute ko umuntu uri mu cyaro yaba afite amahirwe menshi yo kuba yakorora kandi ku giciro gito, akorora itungo akaryorora kijyambere ariko agasumbya umuntu uri mu mujyi amahirwe? Ubundi ibyo ni ibintu bidakunze kubaho, ariko urebye neza usanga ku muntu uri mu cyaro ari we ufite amahirwe menshi yo kuba yakorora, akorora itungo haba iryo ari ryo ryose, akaryorora ku giciro gito ugereranyije n'umuntu uri mu mujyi. Wakibaza ati ibyo byakorwa gute? Turebye rero uhise ikintu cya mbere warebaho ni ku kintu kijyanye n'ubwatsi bw'amatungo. Buriya nureba neza uzasanga umuntu wo mu cyaro ari wo muntu ushobora kuba yakorora amatungo aba ayo ari yo yose: inka, ingurube, intama, ihene, inkoko, inkwavu. Uzasanga wa muntu utuye mu cyaro ari we ufite amahirwe menshi yo kuba yakorora ku giciro gito ari mu cyaro. Naho ku muntu wo mu mujyi, ukireba ku bwatsi bwonyine, ubwatsi bwo uzasanga ku muntu wo mu mujyi kugira ngo abone ubwatsi buhagije cyangwa se bufite n'ubuziranenge, ahanini bizamusaba kujya kubugura mu nganda. Mu gihe umuntu wo mu cyaro ubwatsi bwinshi yagabura ashatse 100%, yagabura ubwatsi atiriwe akoresha ubwatsi bwo mu ruganda. Ikijyanye n'imiti nabyo bikaba uko nk'uko. Nk'urugero, ingurube, inka, ihene, intama ndetse n'andi matungo abasha kuba yarisha ubwatsi buno bw'ibimera bwonyine. Ni ukuvuga ngo kuri zino ngurube, inka, inkoko, zino zirya ubwatsi harimo nk'urubingo nk'uko murimo murabibona hano ku mashusho. Ubu ni ubwatsi wakihingira cyangwa se ugatera mu murima wawe. Ni ukuvuga ngo rero ku muntu uri mu cyaro, usanga aha hantu dutuye mu cyaro ari ahantu usanga haboneka ubutaka bunini ku mafaranga make. Nyuma yaho ugasanga ahantu dusanzwe twibera ku bantu bo mu cyaro dutunzwe n'ubuhinzi, ugasanga dufite amasambu manini dukoresha mu buzima bwa buri munsi duhingamo ibiribwa byacu mu busanzwe. Ariko ugasanga abaturage benshi ayo mahirwe barimo kuyabona ngo bayafatirane nayo, bahita bafata ngayo mahirwe nk'aya kabiri bafite yo kuba batangira gukora ubworozi bifashishije buno butaka bafite. Nk'urugero murabona ko hano nge ubwatsi nkaburira inka cyangwa se zino ngurube nko murimo murazibona ku mashusho, ntago binsaba kujya kubugura, ntago binsaba kujya gukoresha ubwatsi bwo mu nganda. By'umwihariko inka ntago zikunze kugurirwa ubwatsi bwo mu nganda. Nkuko muri kubibona hano, guhinga ubwatsi bw'urubingo ntago binsaba nanone gufata umurima wose ngo ngutere urubingo, ahubwo nge nafashe imirima yanjye yose mu mbande imizenguruko nyizengurutsa ubwatsi bw'urubingo. Murabibona ngaha ni mu kawa, ngizi ni kawa z'imibyare zikiri ntoya, nazo nafashe mu rubibi rwazo nteramo urubingo. Gusa si izi ntoya gusa, no mu kawa nini murabibona ku mashusho ko murimo mubona ko nagiye niterera ubwatsi bw'urubingo ndetse n'imiti y'amatungo agenda nyiteramo hano mu kawa, kuko mu kawa ntabwo tujya duhingamo indi myaka. Murabona ko ayo ari amahirwe ku muntu wo mu cyaro dufite arengejeho umuntu wo mu mujyi kuba twakihingira ubwatsi. Ikindi ni ukuvuga ngo ku muntu wo mu cyaro bizamworohera kuba yakihingira imiti. Hari imiti ushobora kuba wakihingira indi ugasanga irimeza, kuko mu cyaro usanga dufite ubutaka bunini cyane, tudafite icyo tubukoresha kindi uretse guhingaho byonyine. Ikindi nahita mpabwira ku bantu batuye mu mujyi nanone, kugira ngo uba utuye mu mujyi ubashe kuba wagaburira amatungo yawe ahanini ubwatsi bwose ukunze kugurwa bukava mu nganda, cyangwa se ukaba waraguze imbuto ya azora ubundi ukajya ugabura azora. Ariko nanone icyo navugaga ku muntu wo mu cyaro afite amahirwe gusumbya uwo mu mujyi, uzasanga umuntu wo mu cyaro naho atuye hariho ubutaka budafite icyo bukora,
bwasagutse, ariko mu mujyi bizagora ko uzabona n'ahantu ho kuba wakora ingarani y'imyanda yo mu rugo iwawe hasagutse iwawe. Ni ukuvuga ngo umuntu wo mu mujyi biba bigoye cyane ko yaba afite aho hantu hasigaye hatagira icyo hakora, ku buryo umuntu wo mu cyaro ahita afata akahinga na azora akayifashisha mu kugaburira amatungo. Azora mbibutse yuko ari cyo kimera gikunzwe cyangwa se gikungahaye ku ntungamubiri z'amatungo akenera kugira ngo akure neza, nk'uko twagiye tubibona muri video zahise. Ni ukuvuga ngo kuri njye ko nababwiye hari amatungo ajya akenera kugurirwa ubwatsi bw'ingurube, biba byiza yo uyigurira buranda, ubundi nanone ukabona ukayahirira ubu bwatsi nga buraya, imigozi nk'uko nagiye mbiberekamo hano muri video. Mwagiye mubona ubwatsi butandukanye, harimo na soya nk'ukuntu nagiye nyibereka. Soya nababwiye ko tuyifashisha mu gukora ibiryo by'amatungo, bishobora no guhita bisimbura buranda burundu, ku buryo utazirwongera kugura buranda. Ariko njye ntabwo njya ngura buranda. Wakibaza ati kubera iki ingurube yanjye ndajya nyigurira buranda? Nk'uko mwayibonye iyi ni ingurube imaze iminsi 2 yibyaye, ariko ntabwo ari ingurube ya kijyambere nyirizina, ariko ni ingurube ivanze. Ni ugufata ingurube ya kinyarwanda ukayibanguriza ku ngurube ya kijyambere, ubundi igahita igira ubwoko busa naho buvanze. Ni ukuvuga ngo ngiye gukora ubwatsi bw'ino ngurube ntabwo binsaba kujya kugura buranda, ahubwo mfata bya bintu nk'uko nababwiye byo mu cyaro dusumbya mu mujyi. Buriya mu cyaro duhinga ibigori, ugasanga ari ibigori byangiritse, ugasanga nyuma yo kuba twahinze ibigori twakuyeho ngubwo guhereza inkoko, twafashe tugasigaza ibitiritiri. Aka ni akantu gashya ngiye kubabwiraho, nimukenera ko tuzakarambura tuzakavugamo. Ni ukuvuga ngo iyo ugiye gukora ubwatsi bw'ingurube, ngiyi ngurube yagiye, abantu benshi bakunze kubyarisha ingurube bakibaza ati ese muri icyo gihe turayihereza iki? Nk'uko murimo murabona hano ku mashusho, ibi ni ibitiritiri. Njye nafashe ibitiritiri byumye neza, ndangije ndabibetesha cyangwa se ndabishesha. Maze kubibetesha, murazi ko ibitiritiri ubundi ntabwo biba bifite intungamubiri zihagije. Nuko iyo maze kubibetesha, buri gitondo nshigisha igikoma nkoresheje ifu yavuye muri bino bitiritiri, ariko harimo n'impungure nkeya z'ibigori biba byaragiye byangirika, kandi ibyo bigori mu cyaro ubigura ku mafaranga make cyane. Ni ukuvuga ngo icyo gikoma nicyo nshigisha buri gitondo, ubundi bitewe n'uko ingurube yabyaye uba ugomba kuyifata neza birengeje, ugafata mfata n'isombi. Isombi yino murayizi mwe aho waba uri hose mu Rwanda ngira ngo, ndetse n'ikindi gihugu waba urimo, isombi muba muyizi. Murabona yino ni isombi iri muri ino safuriya. Nkafata isombi nkavanga na kino gikoma cy'ibitiritiri nk'uko nabibabwiye. Nishatse wongeramo na soya kugira ngo kino gikoma ucyongerereza intungamubiri ziba zikenewe, by'umwihariko ni poroteyine. Narangiza nkakiyihereza. Murabona ko hano iba yariye yanahaze, sasa murabona ko iba iri konsa yishimye. Muri iyi video ntabwo nje kubabwiramo amasomo y'umwihariko, ariko mu gusoza umwaka dutangira n'umwaka mushya, nagira ngo mbafashe mbibutse nangwa se nkebure aba bantu batuye mu cyaro batajya babasha kubona ano mahirwe bafite kurusha abandi ngo babashe kuba bayabyaza umusaruro. Nkaba ngiye kubereka rero uburyo mu cyaro hari amahirwe menshi. Nawe muntu ufite gahunda yo korora ariko ukaba wituriye mu mujyi, nta hantu ho kororera ufite, ukaba urimo kwibaza ati ese ni gute nahitamo agace ndi bujye kororeramo? Ibi ni ibintu nabyo wazabirebaho ukavuga ni mu mujyi ikibanza gihagaze miliyoni 20, hagati ya 20 na 30. Ariko ayo mafaranga uramutse yafashe izo miliyoni 20 cyangwa se 30 ukazimanura mu cyaro, ukaziguramo ubutaka bwo mu cyaro, ntujye mu duce dutuwe, ahubwo ukajya mu duce dusa naho atari mu bibanza, ukaba ariho ujya gushinga famu yawe. Kuvuga ngo zino miliyoni 30 ziguzemo ubutaka bwo mu cyaro, ukajya muri twa duce tutari two guturwamo, ukajya hirya yaho gato hahandi usanga ari ngo hari nk'udusozi runaka, ukagura y'ubutaka. Miliyoni 30 uzisanga wahaguze ahantu hangana hakubya ahantu warugiye kugura mu mujyi nk'injuro nk'icumi. Urumva aho ngaho nibubakamo ibiraro by'amatungo, uzahita usaguramo n'agace ko kuba wahingamo ubwatsi bw'aya matungo.
Ibyo byose biri mu byo tugiye kureba muri ino video. Video ntabwo ari ndende ariko si na ngufi cyane, ngo ko mu busanzwe nkunze kubahereza video zitari ndende kandi zitari na ngufi. Tukaba tugiye kurebera hamwe rero ibigiye bitandukanye bitwereka amahirwe menshi dufite mu cyaro kurusha abo mu mujyi, ndetse binafasha wa muntu wibazaga ati nihe nazajya kororera haba inkoko, ingurube, inka ndetse n'izindi na dendo, cyane ko dendo muri ino minsi ari itungo naryo rikunzwe cyane haba ku isoko, ndetse n'aborozi bagiye batandukanye bifuza gutangira ubworozi. Reka mbahe ikaze rero muri kino kiganiro, aho tugiye kuba twaganira ku busesenguzi ku bijyanye n'ubworozi. Muri kumwe nanjye Hagenimana Fabien, nk'ibisanzwe ukunze kubaganirira ibijyanye n'ubworozi kuri ino YouTube channel yacu, yanyu, yawe. Reka ngusabe rero ugeze kuri uru rubuga bwa mbere ntiwirirwe gukora subscribe, ndetse uce no muri comment wandikemo ng'agace uherereyemo cyangwa se umujyi uherereyemo, kugira ngo turusheho kugenda tumenyana bitandukanye. Reka rero turebe amahirwe ahari kuri buri bwoko bw'itungo kuri wa muntu twavuze utuye mu cyaro asumbya umuntu utuye mu mujyi. Nk'urugero kaduhere ku bworozi bw'inka. Murazi mwese ko ubworozi bw'inka kugira ngo worore buri tungo ryose bisaba ko ufite ahantu uraryororera. Nk'uko twabivuze, ku muntu wo mu cyaro niwe uzasanga hariho ubutaka cyangwa se ubuso bwasigaye mu rugo rwe ku buryo yabasha kuba yahororera inka. Icya kabiri turareba ku bwatsi. Inka ni itungo rirya ubwatsi bugiye butandukanye. Nk'uko twabibonye harimo urubingo, hakabamo ibigorigori cyangwa se amababi y'ibigori, hakazamo bino bigori byeze n'ubundi nk'ibishishwa by'ibigori, cyangwa se bya bigori biteze neza byo twavuga ngo ni ibitiritiri. Hakazamo ibigozigozi, bino biva ku bijumba, ino migozi. Hakaza ubwatsi bugiye butandukanye, ndetse na ya azora twayivugaga, nk'uko twabivugaga ko nayo ushobora kuba wayitera. Ku muntu uri mu cyaro ni ibintu byamworohera ugereranyije n'umuntu uri mu mujyi, cyane ko umuntu wo mu cyaro ahantu atuye usanga harimo amasambu manini, yewe ugasanga amasambu amwe n'amwe ntakoreshwa kuko atuye ahantu hahanamye cyangwa se ahantu hari mu misozi, ugasanga ahubwo hibereyemo amashyamba y'ibiti. Ni ukuvuga ngo ku muntu wo mu cyaro rero urumva ko amahirwe menshi yaba hari yuko yabona ubwatsi bwo kugaburira inka, cyangwa se rya tungo rindi rishobora kuba rirya ubwatsi butandukanye. Ni ukuvuga ngo ku muntu wo mu cyaro, ku bantu borora inka, haba hari n'amahirwe menshi yuko imitumba iba ihari ku bwinshi ugereranyije no kuri wa muntu wo mu mujyi. Umuntu wo mu mujyi kugira ngo abe yabasha kuba yabona ubwo bwatsi nk'uko tububonye, ahanini bisaba ko abugura, ku buryo usanga umuntu wo mu cyaro we bidasaba ko abugura, ahubwo ahantu ari ayo mahirwe ahari, cyangwa se usanga arimo kuhameneka. Ariko ugasanga aborozi benshi cyangwa se abaturage batuye mu cyaro ayo mahirwe ntabwo barimo barayakoresha. Icya kabiri, amahirwe yaba afite aho ngaho nuko abantu bo mu cyaro ahanini nureba neza uzasanga batunzwe n'ubuhinzi. Wareba neza nanone ugasanga mu buhinzi bwabo bazakenera gukoresha ifumbire rikomoka ku matungo. Urumva ko uramutse woroye inka waba ufitemo uburyo bwinshi iyo nka iguherezamo inyungu kurusha wa muntu utayifite. Ufite inka rero nk'uko twabibonye, inka n'intama n'ihene y'amatungo urazi ko ari amatungo akunze kurya ubwatsi bwo mu bwoko bumwe, ku buryo ari itungo usanga ritaguhenda. N'ingurube naho bigahita bigenda uko nk'uko. Reka tureke kwibanda kuri ayo ngayo, turebe no ku nkoko. Ese umuntu wo mu cyaro ni ayahe mahirwe yabasumbya wa muntu utuye mu mujyi? Nk'uko twabibonye rero, mu cyaro haba hari isambu nini yagutse. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere abasumbya umuntu wo mu mujyi ni uko aba afite ahantu hahagije aho yatera imiti ajya yifashisha mu kuvura inkoko. Nk'uko twabibonye, kugira worore inkoko neza uzunguke urinde ibihombo, nuko uzaba uzi indwara nyinshi zitandukanye zishobora kuba zakwataka inkoko yawe. Ni ukuvuga ngo umaze kumenya indwara rero, ikiba gisigaye ni ukumenya ati iyo ndwara uzayirinda gute, cyangwa se uyivure gute mu gihe yageze mu matungo yawe. Kandi icyo gihe ko twabonye uburyo bwiza bwo kuvura amatungo ni ugukoresha imiti y'ibimera.
imiti cyangwa se ubwirinzi byose wabikoresha mu bimera. Ni ukuvuga nk'umuntu utuye mu cyaro rero aba afite ahantu henshi cyangwa se hahagije kuba yahinga ya miti y'ibimera. Nk'uko mwagiye mubibona, mwabonye ko ibimera nk'ibikakarubamba njye nagiye mbihinga mu kawa ndetse no ku rugo, ariko urumva ko ahantu njye mba ntuye mfite ubuso bunini cyangwa se bugari bwo guhingamo ino miti, kuko imiti myinshi njye mba nanayizi. Ni ukuvuga ngo ngibikakarubamba, itabi, amapapayi, amapera, indimu ndetse n'ibindi byose mba mbizi. Ni ukuvuga ngo uba ufite ahantu hanini hahagije ho kuba wabihinga kandi ntibibangamire ubuhinzi busanzwe. Ni ukuvuga ngo iyo woroye inkoko nk'urugero, umuntu amahirwe yaba afite menshi cyane kurusha umuntu wo mu mujyi, nk'umuntu worora dendo. Nk'uko twabibonye ni inkoko nziza yororoka vuba kandi mu gihe gito igatanga inyungu ndetse n'umusaruro ufatika. Nk'uko twabibonye rero, ufite kuba wiyororera gakondo, ntiwirirwe ujya kugura ibiryo byo mu nganda, ukajya ubyikorera iwawe ndetse ukanayiragira. Inkoko ya dendo ni inkoko iragirwa ku gasozi nk'uko baragira ihene cyangwa se uragira inka, nayo iragirwa muri ubwo buryo, igatoragura kandi igahaga ikabaho neza, ugereranyije n'inkoko zirya ubwatsi bwakozwe n'inganda. Muri iyi video rero, ibyo akaba ari byo nagira ngo dukebure wa muntu utuye mu cyaro, abashe kuba yareba ano mahirwe menshi agiye atandukanye, akareba amahirwe yatangira gufatirana agahita yabyaza umusaruro. Icyo nicyo nari nkamije kuba nakebura abaturage bamwe na bamwe, cyangwa se ngafasha wa muntu uri mu mujyi wibaza ati nihe najya kugura aho nakorera ubworozi. Nk'uko mubibonye, mu cyaro niho hantu hazakorohera mu kuba wakora ubworozi, nubwo ahanini uzasanga amasoko y'umusaruro uva muri buno bworozi ahanini tuzasanga buri mu mujyi, ariko urumva ko wororeye mu cyaro itungo ryawe rigakura kurigeza mu mujyi cyangwa zikurigeza ku isoko ntabwo bizakubera ikibazo, kuko urebye mu Rwanda ndagace katagendwa, imihanda imaze kuba migari ku buryo guhahirana haba mu Rwanda no guhahisha abaturanyi ari ibintu byakorohera. Kamubwire rero ntibagire gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo uzabashe kuba wabona video y'ubutaha. Mukomeze mugire ibihe byiza, mugire umwaka mushya muhire. Mwari kumwe na Hagenimana Fabien, mukomeze mugubwe neza. Bye bye.